Yesu reka dukomeze kubashimira uburyo mugenda mubana natwe umunsi ku wundi nk'uko twabibabwiye. Aha turi muri kaminuza yigenga ya Kigali IRK. Nk'uko mubizi Jehova Jireh ifitanye isano rinini cyane na kaminuza yigenga ya Kigali. Muzi neza ko ariho twatangira umurimo w'Imana turakomeza. Uyu munsi rero turi muri kaminuza yigenga ya Kigali, hari igikorwa cyiza cy'umugisha tugiye kubagezaho, aho turi kumwe na bamwe mu bayobozi bakora Jehova Jireh n'abandi bayobozi b'irindi tsinda nanone nabwo tugiye kubabwira, anari ryo ryatumwe dutera intambwe tukaza muri IRK kugira ngo tubane nabo, tugire byinshi tugenda tuganira nabo. Dukomeza kubashimira rero uburyo mugenda mubana natwe. Hanyuma nimunyemerere rero nkimara kubahereza ikaze namwe mumfashe duhereze ikaze abantu badukurikiye muri uyu mwanya mwiza naribo twaje kureba hano muri kaminuza ya IRK. Tubahaye ikaze mwese. Bari kugenda babereka mu mashusho, turi kumwe n'abantu batandukanye tujye kubana nabo muri iki kiganiro. Hari abayobozi bakora Jehova Jireh IRK Poste Sepie, hanyuma hakaba hariho n'irindi tsinda tugiye kubabwira. Ndi kubihisha ariko nanone turuze kubivuga kubera ko hari abantu bari buze kubivuga neza. So rero ngira ngo tugiye guhera ku muyobozi wakora Jehova Jireh abasuhuze, hanyuma turagenda ahereza mikoro na buri muntu agenda adusuhuza, ubundi duhite dukomeza n'ikiganiro tugiye kugirana kitari kirekire ariko ikiganiro cy'umugisha. Perezida tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bikorimana Aloyizi, ndi umuyobozi wa korali Jehova Jireh Poste Sepie. Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Turi kumwe n'umutoza wa korali Jehova Jireh. Murakoze cyane, nitwa Mucyo Claude, ndi umutoza wa korali Jehova Jireh. Imana iduhane umugisha. Amen. Turi kumwe na bamwe mu baririmbyi bakora Jehova Jireh ariko bakiri ku ntebe y'ishuri. Donc nukuvuga ngo turi hano turi itsinda rya kora Jehova Jireh abarangije kwiga cyangwa Jehova Jireh musanzwe mubona, hanyuma tukaba turi kumwe n'abandi muri kubona imbere yanyu kuri screen yanyu cyangwa n'ahandi hantu murimo murababona, n'abaririmbyi bagize kora Jehova Jireh yindi noneho y'abanyeshuri bari ku ntebe y'ishuri, y'abaririmbyi bari ku ntebe y'ishuri. Nabo reka duhere ku muyobozi wa SEP nawe turamutse. Murakoze. Amazina yitwa Abiyingoma Jean Baptiste, abandi perezida wa SEP. Imana ibamire umugisha. Amen. SEP ya nimugoroba. SEP ni mugoroba. Yego. Amen. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Imanizabaye Claude, ndi umwe mu bagize iri tsinda barimo kubabwira kari imbere turaza kuri basobanurira kurushaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane Claude, hanyuma twakomeza ku murongo. Murakoze. Naye nitwa Kimana Samuel, naye ndi umwe muri iri tsinda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye nitwa Valentine Niyigena, nanjye nkaba ndi umwe muri ino tsinda. Murakoze cyane, nitwa Grace Hategekimana, nanjye nkaba ndi umwe mu bagize iri tsinda. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nitwa Imanishimwe Clarisse, ndi umwe mu bagize rino tsinda. Murakoze. Murakoze. Amazina nanjye nitwa Nitegekereze, nanjye ndi umwe mu bagize iri tsinda. Barakoze cyane bose rero tubahaye ikaze, ngira ngo nibo turi kumwe nabo, ni bamwe mu bayobozi bagize Jehova Jireh yo ku ntebe y'ishuri, akaba noneho kuri ubu ngubu akaba ari junior yakora Jehova Jireh nk'uko turi bugende tubigarukaho. Donc twicaranye na bamwe mu bayobozi bakora Jehova Jireh, none twicaranye n'abandi bamwe mu bayobozi ba junior Jehova Jireh, anari bo baririmbyi bari ku ntebe y'ishuri. Ni ikiganiro kinini kitari kinini tujya gukorana muri uyu mwanya hagati y'imikoranire no kwakira. Donc tugiye kubamurikira ku mugaragaro junior korali Jehova Jireh ikorera hano muri kaminuza yigenga ya IRK. Twahera kuri perezida wa korali Jehova Jireh, hanyuma akagaruka gatoya ku rugendo rwa korali Jehova Jireh itangira muri kaminuza y'IRK Kigali, hanyuma naho bigeze kuri ubu ngubu. Duhite twimukira nanone muri SEP. Umuyobozi wa SEP nawe araza kutubwira gakeya ku mikorere ya SEP, hanyuma duhite dukomeza na junior, ubundi tugende tubihuza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane abadukurikiye, Imana ikomeze kubaha umugisha. Twishimiye kuba turi muri ibi byicaro. Ahangaha niho korali Jehova Jireh mujya mukurikira, mujya mubona. Imwe dukunda kuvuga ngo nigumamo. Aha naho yatangiriye muri IRK, niho twatangiriye umurimo w'Imana. Jehova Jireh yatangiriye umurimo w'Imana hano, itangirira ahitwa Saint Paul IRK igitangira, hanyuma tuza gukomeza urugendo
ariko ngewe nubwo mvuga ngo tuzakomeza urugendo ntabwo nari ndimo. Ngewe njya muri korali Jehova Jire ninjiye tuba ahangaha, yarimutse yereka yaraje ahangaha, nibwo ngewe nabashije kujya muri korali Jehova Jire. Rero umurimo w'Imana, korali Jehova Jire ni korali yakoreye umurimo w'Imana muri yereka. Nk'uko mwagiye mubibona twagiye dusohora indirimbo zitandukanye, amabomu atandukanye, nk'uko mujya mudukurikira muri benshi. Hari amateka dufite hano akomeye cyane. Nagize umugisha wo kongera kwicara hano, mbona ahantu twatangiriye umurimo w'Imana, cyangwa se dutangira ziriya ndirimbo mujya mwumva. Twarepetaga iminota itarenze 15 uko twigaga mu ijoro, ariko muri iyo minota Imana yaradufashije, Imana yatugiriye neza, Imana yaradukujije, Imana yaradushyigikiye. Umurimo w'Imana uraguka cyane rwose kugeza n'uyu munsi. Rero nk'uko mwabibonye umurimo w'Imana waragutse. Korali Jehova Jire ntabwo abenshi twakomeje kuguma ku ntebe y'ishuri. Twarangije amashuri yacu dusoza hano muri yereka. Umurimo w'Imana tuwukomereza hanze ya yereka, aho twahise twitwa izina Jehova Jire Poste CPE. Duhita tubarizwa kuri paruwasi ya Gasave, niho itorero ryahise ridushyira. Tubarizwa ku itorero rya Gasave, niryo ritugenga, niryo rituyobora. Ushatse kudutumira, udushatse wese aca kuri iryo torero. Ariko nk'uko turi buze kubigarukaho, nk'uko muri buze kubibona, ntabwo twimutse ngo tugende buheriheri. Murabizi ko umurimo w'Imana, umurimo no w'Imana, Imana hari abo yasize, Imana hari abo yasize, ari nabyo tugiye kugarukaho. Ntabwo ndi bubivuge none ahangaha, bari bambwiye kuvuga amateka ya korali Jehova Jire, ndavunaguye, ariko ni ahangaha twavuye, ni ahangaha korali Jehova Jire ivuka muri yereka. Niyo mpamvu mujya muvuga ngo ni iyereka, korali iyereka. Ntabwo bamwibeshye. Hari abavuga ngo yiyereka, epfo bavuga ngo yiyereka. Ahangaha ntabwo mwamwibeshye, ni korali iyereka. Ntacyo bitwaye, nubwo turi korali y'itorero ryacu rya ADEPR, ariko hano ni iwacu, twarahavutse. Imana ibaho umugisha, ngerageje kuvunagura muri makeya. Yego, yarakoze cyane umuyobozi wa korali Jehova Jire. Mu by'ukuri turagerageza n'ibidukundira kugenda tureba aho bakoreraga practice. Ubwo ni ku bantu batari babizi muri iyo myaka yose. Twageze ahangaha dushimira na kaminuza yigenga ya Kigali iyereka. Aba bakorera hano bafite ofisi, twageze muri ofisi yabo, ariko bo batweretse ahantu barepeteraga iminota 10 n'ingahe, ariyo yabyaye korali Jehova Jire aho muri Korea mu mashusho. Ngira ngo rero twakwakira n'umuyobozi wa SEP ya nimugoroba. Ni SEP isa naho ariyo Jehova Jire yabayemo, niho yavukiye. Kuri ubu ngubu rero SEP iracyakomeje. Muyobozi, ishusho nyirizina ya SEP ya hano muri yereka imeze ute? Ubuzima bwayo, urugendo rwayo nyirizina kugeza kuri uyu munota. SEP urugendo rwayo duhereye n'icyo gihe cya Jehova Jire, kuko ntekereza ko hari amateka amwe namwe ufite ushobora gusangiza abantu. Umuntu yifuza kumenya urugendo rw'iyo SEP ushobora kuba yarabyaye korali Jehova Jire kugeza kuri uyu munota. Okay, murakoze. Nk'uko twari tubajijwe ishusho ya SEP yereka evening uko imeze muri no minsi, mbere ya byose tubanza gusobanura wenda SEP ni iki, cyangwa se ihagaze gute. Ni itsinda ry'abanyeshuri ba Pentecote bakora umurimo w'Imana muri kaminuza. Tukaba turazwa ku mudugudu wa Ntora, nibo batubarura, cyangwa se niho iyo dushatse ibyangombwa cyangwa se izindi serivisi zijyana n'itorero tubarizwa. Kuri uyu munsi rero, nk'uko umuyobozi wa korali Jehova Jire Poste yabivuzeho, hari umusaruro bagiye bagaragaza, cyangwa se bagiye mu gihe cyabo bakora, bagiye bakora neza, bikagenda neza. Noneho nyuma natwe tuje aho tuze kujya muri ino periode, twakomereje aho bahereye. Twasanze umurimo w'Imana uhagaze neza, dusanga biragenda neza. Imana ikomeje kudufasha, yongera abakizwa. Kuri ubu umubare umaze kwaguka, umaze kuba munini cyane. Dushimira nayo kumaje kubana natwe. Wenda batangiye bisa nkaho bigaragara nk'uko nta shusho bifite, nk'uko yabigarutseho avuga aho barepeteraga bakoraga ama practice. Aho kuri uyu munsi Imana imaje kutwagura. Dufite ofisi dukoreramo, dufite aho dusengera kaminuza yaduhaye,
ni nk'urusengero, ni classe ariko tufata nk'urusengero kuko ntabwo abanyeshuri bajya bigiramo, naho dusengera twahawe. Kuri uyu munsi rero bimeze neza, duhagaze neza, Imana ikomeje kudufasha, murakoze cyane. Harakoze cyane umuyobozi wa sepo. Turi kwihutisha ikiganiro cyacu, reka tugende tugere ku muyobozi wa korali yo ku ishuri, Jehova Jireh yo ku ishuri. Nk'uko twabibabwiye kugeza ubu ngubu niyo mpamvu nyamukuru yatumye dukora iki kiganiro, nuko kugeza ubu ngubu mugiye kujya muyibona indirimbo zayo n'ahantu henshi hatandukanye mu byangombwa byabo, muzajya mubibona handitseho Junior Jehova Jireh. So rero umuyobozi wayo arahari, reka nawe tumuhereze umwanya duhe ishusho nyirizina ya korali Jehova Jireh iri hano muri Yerika, hanyuma ibindi turagenda tubigarukaho nyirizina ku bijyanye n'iki gikorwa cyaduhuje cyo kuba tugiye kuronshinga Junior Jehova Jireh. Murakoze. Amazina nitwa Valentine Nige nuko wabivuze, akaba ari njye umuyobozi wa korali Junior Jehova Jireh sepi ikorera umurimo w'Imana hano muri kino kigo cya Yerika. Imikorere yacu twatangiye dusanga ari byakozwe, tuza dukomereza nk'uko umuyobozi wa sepu abimaze kubivuga, tugasenga cyane tuba tuti Imana dufashe, tube hafi, byose Imana irabidukundira, birakunda. Kubw'iyo mpamvu tukaba turi ahangaha turi kumwe na Jehova Jireh y'abakuru, ubu turi kumwe, hanyuma tukaba twagiranye ikiganiro. Hari umushinga twateguye, dushimye Imana ko wanagenze neza, mu turi buze kuza kubatangariza. Mu magambo make turakora mu minota mike cyane ishoboka, mu ijoro abantu bananiwe tukagerageza tukaboneka, tukaganira, tukanakora n'ibindi byose bikorwa bigiye bibonetse. Dukora kuva saa 1:30 kugeza saa 2, murumva ayo masaha agoye cyane y'umugoroba, ariko dushima Imana ikomeje kubana natwe. Yangira ngo nibyo tugarutse ku mpande zose, yaba uruhande rwa sepu, yaba uruhande rwa korali Jehova Jireh, yaba ndetse no ku ruhande rwa Jehova Jireh ikiri ku ntebe y'ishuri. Noneho twinjiye mu gikorwa nyirizina aricyo cyatuzanye kuri uyu munsi, kugira ngo duse naho dushyira ku mugaragaro Junior Jehova Jireh Choir. Ni korali igizwe n'abaririmbyi nyirizina nk'uko nagiye mbigarukaho, babarizwa hano muri Yerika. Ubusanzwe Jehova Jireh musanzwe mukurikira, buriya abarimo bose ni abantu barangije muri Yerika. So hari indi korali rero irimo hano mu kigo, ikorera mu kigo, ikora umurimo w'Imana, ariyo Junior korali Jehova Jireh. Tugiye kubaronshingira ku mugaragaro kuko muratangira kubona indirimbo zabo zisohoka. Rero reka twakire umuyobozi wa korali Jehova Jireh, nanone yongera bigarukeho nyirizina iki gikorwa cyaduhuje kuri uyu munsi, cyaduhuje n'abaririmbyi ba korali Jehova Jireh, donc abana ba korali Jehova Jireh cyangwa barumuna ba korali Jehova Jireh. Perezida ni karibu nanone ukomerezeho mu kuronshinga iki gikorwa, ubundi abandi tugende tugaruka nyirizina ku mumaro n'imikorere, uburyo tuzajya dukorana na korali ya hano muri Yerika. Ni karibu. Mbere ya byose dushimiye Imana kubera ko Imana yaguye umurimo. Ntabwo byari byoroshye, reka mbivuge gutyo, ntabwo byari byoroshye ubwo twasaga nk'abasohotse muri Yerika. Ndavuga korali Jehova Jireh Poste Sepiye, kubera ko twese twasaga nk'aho turi muri promosiyo zimwe. Abenshi buriya mutubona twasokeye rimwe, dusa n'abasokeye rimwe. Hano rwose hasigayemo abari ku ntebe y'ishuri bake cyane. Ntabwo byari byoroshye gukomeza umurimo w'Imana, ariko ndashima Imana kandi dushima Imana mu by'ukuri ko Imana ariyo nyir'umurimo. Imana ntabwo ibigenza. Mu by'ukuri ntabwo twakwirarira, twaratekerezaga tukavuga ngo umurimo bizagenda gute. Murabona iyo turangije kwiga duhita dusubira mu buzima busanzwe, tukajya gushaka imirimo, nta wiyongeza kubera nta kwiyongeza kubaho. Iyo urangije kwiga uba urangije kwiga. Turashima Imana yakomeje ikakomerezaho cyane. Rero ari nayo mpamvu dushimira n'abita abana barumuna bacu, nabo ntabwo ari bo badusimbuye, bafite abandi bahasanze. Hari abandi bahise bakomerezaho, bakomeza Jehova Jireh. Murumva twebwe tugisohoka twahise twitwa Jehova Jireh Poste Sepiye,
bahita banaduha paruwase tubarizwaho. Hanyuma rero byari ngombwa ko hano hasigara indi korali yitwa Jehova Jire Sepie, abakiri ku ntebe y'ishuri, ari bo uyu munsi tugiye kurushinga twakwita junior ya korali Jehova Jire, cyangwa se barumuna bacu, barumuna ba Jehova Jire. Ni iby'igikundiro, ni iby'ibyishimo ko korali Jehova Jire nkuru twabyaye. Haleluya, Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Twavuga ngo abangaba n'abana bacu, cyangwa se abani barumuna bacu bagikomeje umurimo, n'abandi bazakomeza kuza, n'abandi bazakomeza kuza uko promosiyo zagenda zisimburana. Rwose abangaba ni barumuna bacu bakomeje uyu murimo. Ntago buriya Jehova Jire Poste Sepe dufite abandi ba poste bataba muri korali Jehova Jire bakuru bacu, ngira ngo bazabibona bakabyishimira. Ntarondogoye, turashimira Imana yashoboje aba bene data, aba bavandimwe, aba barumuna bacu umurimo, bagahagarara mu murimo kandi bakawuhagararamo neza. Turaza kubigarukaho. Hari indirimbo basohoye bagiye badutumira mu bikorwa bitandukanye nka barumuna, nka bakuru babo. Turabyishimira cyane, tubona gukora kw'Imana, tubona imirimo y'Imana. Mu by'ukuri korali Jehova Jire bakuru babo Poste Sepie tunejejwe cyane, kandi dutewe ishema no kwitwa bakuru ba Jehova Jire Sepie, abakiri ku ntebe y'ishuri. Dutewe ishema cyane no kumva yuko muri Yerika aho twavukiye, aho umurimo w'Imana twawukoreye ugakomeza kuri mubona. Dutewe ishema no kumva ko muri Yerika hakiri korali yitwa Jehova Jire, bakiri ku ntebe y'ishuri, bakomeje umurimo, kandi muzabibona babikora neza cyane, ndetse barusha uko twabikoraga. Imana ibaho umugisha. Rero turakomeza tukivugeho, ariko aba ni junior, aba ni abayobozi ba junior, muzagira n'umwanya wo kubona korali yose. Umuyobozi wa korali ya junior, mwiyumva mute kuri iki gikorwa, mu mikoranire hagati yanyu na korali Jehova Jire bakuru banyu? Mwiyumva gute muri mwebwe? Umwuka umeze ute hagati muri mwebwe? Impumeko niye muri mwebwe? Mwumva ari iki gikomeye kigiye kubaho, kigiye kugira umumaro mu mikorere yanyu ya buri munsi? Iki bigiye kongera mu mikorere yanyu ya buri munsi? Nubwo nyine korali Jehova Jire hari uburyo mwafatanyaga, ariko noneho bigiye kuba official cyane, ubwo mumaze kuba junior. Buriya n'indirimbo mushobora kuza mukaziririmba muri Yerika. Muri mwebwe muriyumva mute nyirizina kubwo kuba mubaye junior biri official ahangaha kuri platform ya korali Jehova Jire? Imana ibaho umugisha. Hanyuma icyo naheraho kindi, tubanje kubashimira kubw'umurimo mwakoze, kuko ibi turimo ni isoko byavuye ku byo mwakoze. Twaje dusanga hari umurongo mugari, hari ibyo mwakoze, hari ibikorwa mwakoze, natwe tuza tubigenderaho. Kubw'ibyo rero turabashimiye. Ntabwo twaje dusanga hari amazi yatobwe, ahubwo twaje dusanga hari amazi meza, natwe tuza tuyanywaho dukomerezaho. Ku cyo wari uvuze cyo ko twiyumva nka junior, ni ibintu biduha ishema natwe kuri twebwe kuba dufite byibuze bakuru bacu cyane batuba hafi. Si ubu gusa batuba hafi, no kuvana mbere batuba hafi cyane, yaba ari mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bwo gusenga, ndetse no mu buryo bw'amafaranga. Baradushyigikira cyane mu buryo bugaragara. Rero turabishimiye kuba twitwa junior, kandi ndakeka n'indirimbo zigiye gusohoka nk'uko twahoze tubivuga zizakora ku mitima y'abantu. Rero ndimo ndumva ari ibyo. Murakoze. Arakoze cyane umuyobozi. Hanyuma reka twerekere muri diligence. Turi kumwe na Mucyo Jehova Jire nkuru nk'uko musanzwe mubizi. Hanyuma dirija wowe yumva gute nyirizina kububonye noneho andi maboko, kubonye junior, noneho warwanaga no gutoza Jehova Jire, noneho nizi imbaraga zayo noneho zigiye kwaguka, noneho zizongereza garuke no muri Yerika? Ubyumvamo gute kuba habonetse junior ya korali Jehova Jire, kandi n'ubundi nayo isa naho igiye kwinjira mu nshingano zayo mu miririmbire? Yego, murakoze. Ni byiza cyane, ni by'umugisha, ni by'agaciro gakomeye. Ni ukwagura ubwami bw'Imana. Twatangiye hano muri Yerika turi bake cyane, ariko umurimo ugenda waguka
w'imbaraga z'Imana. Dushoje kwiga abantu batekereza ko wenda bizagorana kubw'umurimo w'Imana hano muri korali gufatanya amasomo, ariko Imana ifite amaboko, ifite abakozi bayo kandi benshi, yahamagaye abandi urubyiruko barakora. Uyu munsi tukaba turi ku launching indi korali cyangwa se yakoze ibihangano bagiye gushyira ku mugaragaro, ariyo Jehova Jire Junior Sep ILK Soir. Turabishimira rero, ni byiza, tuzafatanya n'ubundi turakorana, dusanzwe tufatanya mu buryo bwo kuririmba n'imbaraga zikomeye n'andi maboko tubonye yo kugira ngo turusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Ni byiza rero. Ngayo ni dirija wakorale Jehova Jire, hanyuma ngira ngo nawe rero nka dirija urongero bahereze n'ikaze nawe biri official noneho. Murakoze cyane. Nkuko amategeko ya sepu abiteganya, iyo umuntu arangije kwiga ajya muri poste CPA. Ubu urangije kwiga muri kaminuza, ariko hanze aho twakwita hanze uhita ukomereza muri korali Jehova Jire poste CPA. Ariko iyo ukiri ku ntebe y'ishuri hano ubu ni Jehova Jire Junior Sepu ILK Soir. Kuvuga ngo tubahaye ikaze, n'ubundi abari busoze kwiga hano ni kareba amarembo aruguruye, turabavandimwe, turafatanya, dukora umurimo w'Imana. Tubahaye ikaze mugaragaro kugira ngo baze dukorere Imana. Ntago iyo umuntu avuye ku ntebe y'ishuri hano, mu by'ukuri hari umuryango mugari w'abaposte, hakabamo muri uwo muryango mugari hakabamo na korali y'abaposte. Abasohotse cyangwa se abarangije ku ntebe y'ishuri bakomereza mu muryango mugari w'abaposte CPA. Ababishoboye bafite umuhamagaro bagakomereza muri Jehova Jire poste CPA. Tubahaye ikaze kandi turabishimiye cyane rwose mu muryango mugari w'abaposte cyangwa se muri korali y'abaposte CPA ariyo Jehova Jire. Imana ibahe umugisha, bana bacu, barumuna bacu, turabakunda kandi no kuri turabishimiye, twishimiye iki kintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe umugisha. Amen. Turakomeje kugenda tuganira n'ibyiciro byombi, yaba Junior ndetse na Jehova Jire. Reka tunyarukire kuri dirija wa Junior, nawe twumve uriyumva gute noneho kuri ubu ngubu, kumva ko ari wowe Imana yagira icyizere noneho aya mateka ni amateka azakomezaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Junior izakomeza, ariko uri na musaza uzajya wumva ngo Junior nitwe yatangiriye. Uyumva gute kuri uyu munota kuba ari wowe dirija wa Junior Jehova Jire, kuba ugiye kwisanga noneho uzajya ugira ibikorwa byinshi biguhuza umunsi ku wundi hamwe na korali Jehova Jire? Ndishimye cyane, ndashima n'Imana, ndashima Imana kuko icyizere yangiriye cyo kwisanga muri ILK, nkaza nkanisanga no mu murimo wayo. Mu by'ukuri hari benshi batagiriwe aya mahirwe, ni umugisha ukomeye, ndishimye. Mu by'ukuri twajyaga tubibona kera, tukabona abakuru bacu Jehova Jire poste CPA, tukajya tubabona mu mashusho kuri televiziyo tukiri abana, twajyaga tubyifuza. Rero mu byiyumviro by'umuntu akwiyumvisha ko bari abantu mu by'ukuri ari ab'umugisha, tukumva ko tubagezeho ari ibintu byaba ari ibintu byiza bishimisha umutima. Ndashima Imana mbere na mbere kuba yaduhuje n'aba bene data, ni ibintu bishimishije cyane, bishimisha umutima wanjye kuba ndi kumwe na Mucyo byajyaga bintera amatsiko cyane yo kuzamubona, ariko ndamubona, ariko Imana ikubwira ngo izakwicazanya n'abakomeye. Mu by'ukuri haleluya, ibintu mu by'ukuri ubona bishimishije. Amen. Kuri ndishimye, ndumva aricyo nabivugaho. Turagenda tubaza n'abandi bo muri komite, nabo bagenda batubwira uburyo barimo bariyumva ku bw'iki gikorwa. Twarangije kurushinga nyirizina Junior yakora Jehova Jire, mwe murimo muriyumva gute mu mitima yanyu? Ese ubundi wari umuhigo mwigeze munahiga? Hari abantu babaye muri korali Jehova Jire abo twagiye duhura nabo, yaragiye yumva korali Jehova Jire akumva agize umuhigo kuzaririmbamo, none ubu ngubu mwinjiye mu murongo none ushobora kuzabageza muri korali Jehova Jire, kuko Junior ni umurongo ujya muri Jehova Jire wa hafi wa bugufi. Urumva gute? Uriyumva gute? Murakoze. Ngiye ndiyumva neza cyane ko ngiye ndi dirijante wa korali na kandi kubona ari dirijante. Hanyuma ngiye mbona Jehova Jire bwa mbere, nagize icyifuzo nkumva nyine nanjye najya muri korali, cyane ko nari mfite na Roromodo wanjye uyibamo. Inde?
perezida ikora imana yego okay hanyuma nkumva nareba nyine ukuntu agira inspiration afite umwuka wera w'Imana umurimo, nkumva nanjye nejejwe nabyo. Hanyuma rero ndashima Imana ko umugambi w'Imana wasohoye, kandi ikindi navuga ni uko kuba mu muryango mugari wa Junior Jehovah Jireh ni by'agaciro gakomeye cyane, kandi ndashima n'Imana cyane cyane kubera ko uyu murimo Imana yatugabije ntabwo ari kubw'amaboko yacu. Amen. murimo muriyumva mute mubyeyi? Murakoze cyane. Bwa mbere nshimye Imana ko yagambiriye kera ko muri Yeka hazaba nk'ahantu h'igicaniro cyayo, ahantu heza ho gukorera umurimo wayo. Rero dushimiye Imana ko natwe yatugira icyizere mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo natwe tube turi mu muryango mugari wa Jehovah Jireh. Nkatwe rero Junior biduteye ishema cyane kubera ko benshi muri twe byari inzozi wifuzaga ko wazicarana n'abantu nk'aba ngaba. Ngira ngo nifuza kukubaza akabazo k'amatsiko. Ujya kumva Jehovah Jireh we wayumvise ryari? Wayumviye ku ndirimbo? Wari uri hehe? Ubwo ni dutatu twihutirwa. Ahantu wari uri n'uburyo wayumvishije doko byari ryari? Murakoze cyane. Ntabwo nibuka neza umwaka, ariko nari nkiri muri secondaire hafi cyane. Gusa icyo nibuka ni uko ari indirimbo zacurangwaga iwacu zidahagarara. Yari zo ndirimbo abantu bakundaga, watambuka ku muhanda kumva gumamo. Rero numvishe muri ngewe ugeze icyifuzo cyo kuzaba muri iyo korali. Murakoze cyane. Urakatishije muri Junior byarangiye. Hanyuma Vice President wa Junior uri muriyumva gute kuba noneho nawe ubu ngubu uyoboye Junior ya korali Jehovah Jireh? Uri muriyumva gute amarangamutima yawe? Murakoze. Nko bivuze nitwa Kimana Samuel, nkaba ari ngewe Vice President. Hanyuma ngewe ari numva korali Jehovah Jireh abanje kuyumva kera nkiba mu ntara, nkajya yumva kuri radio ariko ntayisobanukiwe ngo ni ntari Cyangugu. Oya iwacu ni Muhanga. Hari ni hafi. Yes. Hanyuma nkigera i Kigali 2018 hari umusore twabanaga yakundaga gucuranga indirimbo za Jehovah Jireh cyane, bintera amatsiko cyane. Indirimbo ndakunze kumva iriya ngo manura ubwihisho gutyo, uvuga gutyo. Noneho numva iramfashije, nkajya nsenga fata abantu tuzahura gute. Ariko ndashimira Imana ko ari ibasha kugena buri gihe nk'iki yari izi ko tuzahura n'abavandimwe. Perezida Loise twari tumubona nyine ko nko kuri televiziyo, kumva no kumusuhuza ni ibintu by'ingenzi cyane, nkibaza igihe tuzahurira. Nuko ariko mu mugambi w'Imana byose biba bikubiyemo. Rero turashimira Imana ko ariyo yabikoze, twe ntabwo twari kubikora kuko hari n'abantu benshi wenda bagiye twigana ariko ntibagira amahirwe yo kugera muri kaminuza. Rero kuba twarageze muri kaminuza, ikindi tukagabirwa uyu murimo ndetse byisumbuyeho tugahura n'aba batangije uyu murimo muri Jehovah Jireh, numva ari ikintu kinkoze ku mutima kandi cyo gushimira Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Reka tunyaruke na Claude nawe tubwire uko yiyumva mu by'ukuri nk'umwe mu bagize itsinda rya Junior, ashinzwe n'iterambere muri Junior, akaba n'umukameramani, aho gura turahita tunamutwara. Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye amazina ni Claude Imana Zabayo.
njye ndabyibuka cyane 2010 ibi byari inzozi zanjye 2010 najyaga mbona Jehova Jire nkabona Perezida Aloyizi cyane cyane kuri iriya ndirimbo kugira ifeza iwacu mu rusengero cyane iyo twavuga tugiye gutangira amasengesho niyo ndirimbo yabanzagamo mu gutangira amasengesho ndetse no gusoza ngo ni hehe mu Rutsiro urumva ni kure cyane aho ngaho biriya hariya mu Rutsiro baramutse handi hari inkuba nyinshi naho ngaho ni iwacu rero nshimiye Imana ko inzozi zanjye zisohoye kandi zigasohora nisanga muri Junior Jehova Jire ndetse bikaba n'inzira yo kugera muri Jehova Jire nari mutoya cyane nari mfite imyaka 10 urumva nari umwana rero rwose ndabashimiye ni iby'agaciro kuba nisanze muri Jehova Jire ndetse bikaba n'inzira yo kugera muri Jehova Jire bakuru bacu ndabashimiye rero mu by'ukuri Jehova Jire mwatangije umurimo hano muri Yerika ni iby'agaciro turabashimiye mwatubereye inzira nziza tugenderaho twinjira kandi turagira ngo tubamenyeshe ko umurimo mwakoze muri iki kigo urakomeje umurimo urakomeje tuje rero nk'amaboko kugira ngo tukomeze mu rugendo mwakoze rwo gukora umurimo natwe dukomeza gukora umurimo ni iby'agaciro cyane Uwiteka abaha umugisha rero natwe turakomeje gukora uwo murimo Imana ibaha umugisha cyane barakoze twari turimo turanonshinga Junior Jehova Jire hanyuma nyirizina tugiye kubaza perezida wabo ntekereza ko mu minsi ishize mwashutinze indirimbo bigeze hehe izi ndirimbo turatangira kuzibona bihagaze bite izi ndirimbo abantu barajya bazikurikirana hehe nyirizina tugenda tugana no ku musozo ubundi turirimba indirimbo akatero kamwe wenda byibuze ko indirimbo yakoreye Jehova Jire kadusoreza ikiganiro cyo kuri uyu munsi na perezida bora hari ubutumwa ashobora kuza gusigira abantu bakunda korera Jehova Jire aba biteguye kuza kujoininga muri Junior abanyeshuri batari basanzwe banazi n'ayo makuru birashoboka ko ari nabiga muri Yerika ariko batazi ko ayo makuru ahari so nubwo butumwa perezida wakorera Jehova Jire araza kubutanga ariko nyirizina uwa Junior nawe natubwire ibijyanye n'indirimbo mwakoze uko bihagaze abantu barazibona ryari naho bashobora kuzazisanga murakoze cyane indirimbo byo kuba zihari zirahari hanyuma ejo indirimbo iratangira kuba yaje indirimbo ya mbere yabigezeho yitwa Imana iracyakora hanyuma ahantu baza mwayisanga ni kuri Junior channel ya YouTube yayo irabiriho hanyuma mwibuke no gukanda like subscribe byose hanyuma na share izo zose tubikore hanyuma twamamaza ubutumwa bw'Imana murakoze bibasubiremo neza ubitsindagire ahantu indirimbo zizaba ziri muyobozi zizaba ziri kuri channel ya YouTube yego Junior Jehova Jire Sepia yego n'indirimbo zizaba ziri niho zizaba ziri hanyuma ejo hazaba hagezeho indirimbo Imana iracyakora murakoze wenda ikiganiro gishobora gusohoka nyuma indirimbo yanasohotse iby'igihe by'abantu ahubwo bahite bajyaho bayirebe dushobora gusanga iki kiganiro kiri bujyeho indirimbo yarangije kugeraho mwebwe mujyeho mwandike Junior Jehova Jire ubu yagezeho izaba yagezeho Junior Jehova Jire Sepie hanyuma murahita mubonaho indirimbo mukomeze mufashwe mu izina rya Yesu mwibuke gukanda subscribe munayishare ingano henshi coming soon iranahari deje iyi ni indirimbo nziza cyane hanyuma perezida nawe hari ubutumwa ushobora gusigira ibyiciro bitandukanye hari abakora ba Jehova Jire hari abaririmbyi bakora Jehova Jire hari abaririmbyi ba Junior hari abanyeshuri bandi bifuza kujoininga Junior ya Jehova Jire abo bose hari ubutumwa ushobora kubasigira ubundi abadirije bombi bagatekereza akarimbo duhurira tukakaririmba tugataha murakoze cyane ubutumwa natanga reka mbere ya byose nshimire Imana yatangije umurimo wayo muri Yerika icishije ku bantu batandukanye Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro hanyuma icya kabiri mu nyemerere dushimire n'umubyeyi wacu Prof Rwigamba Barinda washinze iyi kaminuza yatubereye umugisha yabereye umugisha abantu benshi ntago ari twe twenyine ariko by'umwihariko reka tuvuge abasepiye cyangwa se bamwe ubu ni abaposite sepiye
noneho tukajya ku mwihariko nanone Jehova Jire kuba tuvuka ahangaha, kuba twaravukiye ahangaha, umurimo w'Imana ukaba mugari, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Turashimira rero uriya mubyeyi wacu Prof Rwigamba Barinda, Imana imuhe umugisha aho ari, Imana imuhe umugisha mwinshi rwose. Hanyuma munyemerere dushimire n'abantu batangije umurimo w'Imana muri IRK. Hari abantu batangije uyu murimo, rimwe tuzabazana tugirana ikiganiro. Uyu murimo wari uryoshye cyane, batangiye natwe twumvaga amakuru, ntabwo ari twebwe, hari abawutangije IRK igitangira. Abo ngabo munyemerere tuvuge ngo Imana ibahe umugisha. Noneho rero by'umwihariko hari abantu bise Jehova Jire, bahisemo iri zina. Noneho ndibwira niba ntibeshye, uwahisemo iri zina ni umupasiteri ubu ngubu. No mu minsi yashize twari kumwe, ntabwo namuvuga, ariko hari igihe cyo kuzamuvuga akatubwira amateka neza rwose tukayabwira abantu. Nawe Imana imuhe umugisha. Munyemerere nanone nshimire korali Jehova Jire, aba poste CPE batangiriye hano umurimo w'Imana. Ntabwo byari byoroshye, mwabantu mwe byari bikomeye cyane, nkuko yabivuze, ko twabivuze, ntitwagiraga twebwe biro, mwebwe mufite biro, twarepeteraga hanze. Ariko naho turashimira Imana, nubwo tuvuga ngo ni hanze, hari safe. Ntihagire uwumva ngo ni hanze ngo yumve babaga batujugunye hanze. Oya, hari safe, ni ahantu heza cyane. Twacomekaga sentetizeri, twarepetera. Ariko Jehova Jire twarihanganye, Imana iradukoresha, idukoresha iby'ubutwari biriya mwabonye. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko Jehova Jire poste CPE, Imana ibahe umugisha. Junior ariyo twaronshinze uyu munsi, turayishimiye cyane kuko nabo bakomereje aho twari tugereje, ntibacitse intege, ntabwo bigeze biganda. Imana yarabashyigikiye cyane, ni ukuri. Imana ibahe umugisha. Ntibyari byoroshye, ariko mugeze ahantu heza. Abantu muraza kubibona, iyi Junior igeze ahantu heza cyane hashimishije, kugira ngo bubake biriya bintu byabasabye imbaraga. Imana ibahe umugisha. Mfite ubutumwa ku bantu biga muri IRK. Bashobora kuba hari abatazi ko hari Junior, cyangwa se hari abazi ko umurimo w'Imana wenda byarangiye, twasoje amashuri turagenda, ariko hari Junior. Kandi by'umwihariko aya ni amahirwe akomeye cyane. Priorite mu kugira ngo twakire abantu muri Jehova Jire, priorite ni abari muri korali, ni abaciye muri korali Junior iri ku ishuri SEP, abakiri ku ntebe y'ishuri. Nabashishikariza kuza mu murimo w'Imana, mugakora umurimo w'Imana. Tuzagirana ubufatanye bukomeye cyane cyane cyane, kugira ngo dufatanye gukora uyu murimo. Rero ndashishikariza abatarajya muri korali, kujya muri korali ni umuhamagaro rimwe na rimwe, ariko ndabashishikariza kugira ngo basengere, Imana izabashyigikire, baze bafatanye n'abandi umurimo w'Imana. Ni cano nziza yo kugira ngo bazasohoke binjire muri korali Jehova Jire poste CPE. Imana ibahe umugisha. Ndasaba abakunzi ba Jehova Jire poste CPE, ubwo abakunzi bacu nibo bakunzi ba Junior. Iyo abantu badukunda, bakunda n'abana bacu. Mugende mujye kuri cano yitwa Junior Jehova Jire CPE, mukore subscribe. Hanyuma ikindi bakora ni ikira comment, like na share. Ariko udukunze akunde n'aba bana, kandi bafite ibihangano byiza. Tubahishiye ibintu byinshi cyane biteye amatsiko mu minsi iri imbere. Yesu abahe umugisha. Amen. Ka gace gatoya cy'indirimbo, ubundi dusoza ikiganiro dushimira n'abantu Imana ibamugisha. Ibyo ni byiza kuri nge, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri nge, ariko hari icyo musaba.